I've gone so far, I'm begging you. Hallelujah! Umufashe nyabuna. Merci na Fabiola bahagarare barebana, hanyuma Marene ku ruhande rumwe na pare ahandi. Kubera ko uko nabyumvise imiryango yombi ibintu byose byarakozwe, iyo abantu batanze inkwano, iyo abantu basezeranye mu murenge, ibintu byose biba byarakozwe. Ibintu byabo barahire baryemeze imbere y'ababyeyi n'imbere y'itorero, hanyuma barazana mikoro bayihe pale. Abanza nemeye imbere y'Imana n'itorero n'imiryango ko wowe Uwase Fabiola umbera umugore w'isezerano, dushyingiranywe uhereye none. Nzagukunda ibihe byose, urwaye cyangwa uri muzima, mu butunzi no mu bukene. Nguhaye ibyanjye byose, nzajya ngukunda, nkubaha, nkinezeza, kandi nzakurutisha abandi bagore bose bo mu isi, kugeza aho urupfu ruzatandukaniriza. Imana izabifashemo. Imbere y'Imana n'itorero ryayo ko iradukunda Merci, mbere umugabo isezerano, dushyingiranywe uhereye none. Nzagukunda ibihe byose, urwaye cyangwa uri muzima, mu butunzi no mu bukene. Nguhaye ibyanjye byose, nzajya ngukunda, nkubaha, nkunezeza, kandi nzakurutisha abandi bagabo bose bo mu isi, kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza. Imana izabifasha. hanyuma gusezeranya Merci biba bifite amabwiriza menshi yampaye. Hari iyindi ndahiro bagiye gukurikizaho, kamaze sengere izi mpeta, hanyuma narangiza ndabemerera amatwikurure. Izi mpeta ni ikimenyetso cy'urukundo, kubera ko guhera uyu munsi ntabwo intoki ikimenyetso cy'urukundo rwabo uyu munsi kibe giteweho kashi. Umuntu uzajya urongera kubona Fabiola mu bahungu guhera uyu munsi, nk'uko ubuzima bwabo n'amazina yabo ahindutse, ubuzima bwabo buhinduke. Bajya babona izi mpeta, bajya bamenya imirimo itangaje wabakoreye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Hanyuma Yesu niwe nishe ambereye ubuhungiro, acangura w'amahoro, ambereye ubuhungiro, umwami w'igitare gikomeye,
I'm gone so far. I'm ready. I'm gone so far. I'm ready. Umufashe nyabuna. Hallelujah, yes. Uri Alpha uri Omega. Ni wowe tangiriro rya bino mwami Yesu. Kandi ni wowe uzabisoza amahoro ndaguhimbaje. Uri Imana y'agakiza kacu. Uri Data wa twese mwiza. Ndaguhimbaje Yesu. Ndagushimiye cyane iminsi tumaranye myinshi ko wabaye umukristo ukaba kwizerwa ukambera inshuti tukabana mu buzima muri process y'ubuzima yose umugore mwiza uri inshuti yanjye ndagukunda cyane Uwiteka niwe wakumpaye kandi niwe nasengeye Uwiteka ndamushimiye niwe ukumpaye nzagukunda iminsi yo kubaho kwanjye kose ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha amen. Fabiola mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nzakomeza kugukunda nzakomeza kukubaha nzakubera umugore mwiza wasengeye kandi nzakomeza no kugushyigikira mu muhamagaro wawe ntazabifasha Mwakomeye Imana amashyi.
Jewe Pasiteri Busangwa Jane, umushumba w'itorero Glory Revival Church, kuri iyi tariki ya 11 ukwezi kwa karindwi 2026 nemeje mbere y'itorero, mbere y'imiryango, ko Iradukunda Merci abaye umugabo wa se Fabiola, kazabana nk'uko ijambo ry'Imana riteganya kugeza igihe urupfu ruzabatandukanyiriza, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.